Ibihe byiza kuri wowe dukurikiye, muri video reka turebere hamwe ibimenyetso bikwereka ko umubiri wawe ukeneye amazi ahagije. Urabizi abantu benshi bagenda ahangaha ugasanga benshi bari kujya kwivuza ngo njye mfite ibimenyetso ngo mvigenda ndababara hano ngo ndikumva ibi ngo mpora mbyumva, nyamara wamubaza neza ugasanga ari umuntu utanywa amazi ahagije. Niyo mpamvu aho kugendera kuri icyo kimenyetso kimwe ngo njye sinanywa amazi ntafite inyota, genda wumva ibimenyetso. Nimba wumva ubifite, reka kwirukira kwa muganga, ahubwo ubanze wite ku ngano y'amazi unywa, ubanze unywa amazi ahagije. Nubona bidakize, aho ngaho uzamenye ko hari ikindi kibazo wagize, ariko utabanje kujya kunywa imiti hirya no hino mu mafarumasi uri kuvura ibintu wakagombye kwivuza unywa amazi yonyine. Njye nitwa Dr. Safari Bizimana, mbashimiye ko mudukurikiye. Nimba ari ubwa mbere ubonye video zacu, jya wibuka gukanda kuri subscribe, ukande kuri like. Nimba hari n'ikibazo ufite ucyandike muri comment, turaza kugusubiza. Urabizi amazi ni ubuzima. Iyo bavuze ko amazi ari ubuzima rero ntago bari imvugo gusa, kuko amazi niyo atuma umubiri wawe ukora ibyo ukora byose. Rero iyo wabuze amazi mu mubiri wawe cyangwa ukaba ufite amazi make, urugingo rwa mbere rutangira kurwana n'iryo bura ry'amazi n'ayo mazi make ni ubwonko bwawe. Rero nimba ukunda kuribwa umutwe cyane, kumva udafite amahoro, mu gitondo ukabyuka uribwa umutwe, nimugoroba umunsi wose umutwe udakira, banza urebe, wisuzume, wibaze ese unywa amazi ahagije. Mbere yo kujya gufata imiti za paracetamol, za ibuprofene, za flexidol n'indi miti yose, banza wibaze icyo kibazo, ese unywa amazi ahagije? Ese ayo mazi uyanywa rimwe ku munsi, uyanywa mu gitondo, uyanywa nimugoroba, cyangwa ugenda uyanywa make make mu gihe cy'umunsi wose? Numara gusubiza icyo kibazo kimwe, uzahita umenya nimba koko ufite amazi ahagije cyangwa nimba hari indi ndwara ufite mu mubiri wawe. Kubera iki? Kuko nk'uko nabikubwiye, urugingo rwa mbere rwangirika mu mubiri wawe iyo wabuze amazi cyangwa iyo ufite amazi make ni ubwonko bwawe. Icya kabiri kikubwira ko ufite amazi make mu mubiri, ushobora kwivugishwa ngo njyewe n'ibiki, ariko iminwa yawe ntago yagutenguha, iminwa yawe ntago yakubeshyera. Igihe cyose ufite amazi make mu mubiri wawe, uzabibonera ku minwa yawe izumagara. Iminwa yawe niyumagara rero, uzagende ngo njyewe niko iminwa yanjye ihora imeze. Ufite amazi make mu mubiri wawe, ugomba kunywa amazi. Urumva hari abantu ngo njyewe niyo nanyweye amazi ngo ntago bihinduka. Wayanyweye, ariko hari igihe ushobora kuba unywa amazi nabi, ukanywa menshi, umubiri wawe wabona ko ari amazi menshi, ugahita uyasora ukajya kuyanyara, ugasanga nyine ugomba gukosora ingano y'amazi unywa n'uburyo uyanywa kugira iminwa yawe ihore ifite itoto nk'iyanjye. Biragaragara? Icya gatatu rero kikubwira ko ufite amazi make. Icya gatatu urakizi? Ni inkari zijimye, umuhondo wijimye. Igihe cyose uzabona ko ufite inkari z'umuhondo wijimye, menya ko ufite amazi make mu mubiri wawe. Ibyo rero nta kindi ngo utegereje ko ugira inyota, ntabwo utegereza ko ugira inyota, kuko iyo inkari zijimye uko nguko amazi aba yabaye make, impyiko zawe ziba zatangiye kwangirika. Hahandi bamwe baza kwa muganga twamupima creatinine. Creatinine ni ubwoko bw'ikinyabutabire kiba cyinshi cyane iyo impyiko zawe zatangiye gukora nabi. Ugasanga afite creatinine iri hejuru ya 1.20, ukibaza impamvu uyu muntu atanywa amazi, ariko wamureba neza ugahita usanga uruhu rwe rurumagaye, iminwa ye irumagaye, ugasanga ari kukubwira ko ahora aribwa umutwe. Mu by'ukuri uba ugomba kunywa amazi kandi ukayanywa neza. Ikindi ugomba kumenya nuko iyo umuntu afite ikibazo cy'amazi make mu mubiri, ari ahandi utangira kugira ikibazo cyo kugira mu kanwa hafite impumuro mbi, ukajya unuka mu kanwa. Mu by'ukuri ushobora kujya hirya no hino ngo ugiye kwivuza ngo mu kanwa hawe haranuka n'ibindi, ukagira ngo hari indi ndwara ufite, kandi mu by'ukuri ikibazo ari uko unywa amazi make. Kubera iki? Kuko amacandwe yacu
amacandwe yacu akamaro afite ni no koza mu kanwa kacu kugira ya mikrobe zabaye nyinshi zisohoke nyine. Iyo rero utanyweye amazi menshi, ayo macandwe n'ubundi aba make, yaba make bikaba bituma izo mikrobe zikomeza gukura mu kanwa kawe, nubwo waba wawibrosheje mikrobe zo zikomeza gukura. Okay, zakomeza gukura ugahora ugira mu kanwa hanuka, washaka kubwira umuntu ko ngorera umuntu ibanga, ugasanga umuntu ari kuguhunga, ukagira ngo ntabwo ashaka kumva ibanga ryawe, kandi mu by'ukuri ari guhunga iyo mpumuro mbi yawe. Ikindi ugomba kumenya ni abantu bahorana ibinya. Wowe urajya kwivuza ngo ngewe mpora mfite ibinya mu ntoki, ngo imbwa ziramfata mu maguru n'ibindi n'ibindi. Mu by'ukuri ntabwo wibaza nimba koko unywa amazi ahagije. Kubera iki? Kuko akenshi ushobora kuba wibaza ko ibyo binya ufite biri guterwa n'indwara runaka, kandi mu by'ukuri biri guterwa n'uko imitsi yawe iri kukubwira ko ifite amazi make atuma magnesium, potassium, sodium n'indi myunyungugu itatembera neza kugira imitsi yawe ikore neza. Urumva rero uba ugomba kunywa amazi kugira wirinde ibyo bintu byo kumva injereri, kumva imbwa zigufata mu birenge, kumva ibinya bigufata hirya no hino. Ikindi ugomba kumenya ni igihe ugira uruhu rukanyaraye, uruhu rwumagaye. Ugasanga umuntu afite imyaka 20, 30, 40, uruhu rwe rurumagaye, mbese wamubona ukibaza umuntu atema amashamba muri Nyungwe, uyu muntu atema amashamba mu Kagera cyangwa byagenze gute? Ugasanga n'umuntu n'umuhinzi se oya, ugasanga n'umuntu ubayeho neza, bigaragara nyine, bigaragara abayeho neza, nta kintu yabuze, ariko yabuze ubwenge bwo kunywa amazi ahagije kugira uruhu rwe runyerere nyine ruse neza. Urumva rero ubu bwenge ni nabwo tuba tukubwira ahangaha kugira utangire ubushire mu bikorwa, si ukugira ubwumve gusa, ni ukugira ugende ujye unywa amazi kandi uyanywe kenshi ku munsi, kuko ayo mazi unywa kenshi ku munsi ni nayo afasha umubiri wawe n'ingingo zawe zose, yaba impyiko, ubwonko, umutima, igifu n'ibindi byose gukora neza, bikagufasha ugasanga ibintu byose biri kugenda neza. Ariko nanone ibuka ko umuntu ufite amazi make mu mubiri ashobora kumva ashonje. Mu by'ukuri iyo wumva ushonje uhita utekereza ko ari ibiryo n'ibindi, ariko mu by'ukuri ibuka ko kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko ufite amazi make mu mubiri wawe ari kumva ushonje, kugira inzara. Rero guhera uyu munsi rekeraho gutekereza ko igihe cyose ushonje uba ukeneye ibiryo. Oya, rimwe na rimwe uba ukeneye amazi, ariko ukabyumvira mu gifu. Rero ikindi gihe numva ushonje, inzara, igifu kiri kugukaraga, uzanywa igikombe cy'amazi, okay? Uzanywa agakombe k'amazi, uzareba iyo nzara izahita ishira. Kandi nanone ibuka ko bizagufasha kugira iki? Bizagufasha gusubira kuri tayi. Ariko nanone ibuka ko igihe cyose wumva umutima uri gutera cyane, ntuzatekereze ngo jye umutima wanjye uruteragura cyane, ngo narwaye umuvuduko w'amaraso, ngo narwaye umutima. Oya, hari igihe umutima utera cyane ari ikimenyetso cy'uko ufite amazi make mu mubiri. Umutima wawe ukaba uri gukoresha imbaraga z'umurengera kugira usunike amaraso abashe kugera ahantu hose, kubera izo ngeso zawe zo kwirengagiza no kutibuka kunywa amazi. Amazi rero ni ubuzima bwawe, ariko ibuka ko ushobora kuba ugira ibindi bibazo byo kutituma neza, ukagira ngo ni amara yawe adakora neza, kandi mu by'ukuri biterwa n'uko utanywa amazi ahagije. Igihe rero wagize constipation ukamara iminsi 3 utituma, iminsi 2 utituma, kwituma byaranze, jya wibuka kunywa amazi, kuko aya mazi niyo azagufasha kugenda neza kuri toilette, kwituma neza, ariko nanone bigatuma amaso yawe areba neza. Tukaba tugushimiye ko wadukurikiye, twongera kukwibutsa gukanda kuri subscribe kandi kuri like naho gutaha. Bye bye.